Bridge Sport. Bridge Sport. Yes, ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu mu gitondo cya kare mwaramutse mumeze neza. Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese mukomeza kugenda mubana na Bridge Sport. Ku mugoroba wo kuri no wa mbere nibwo byari biteganyijwe ko ikipe ya Rayon Sport igaruka mu myitozo. Hari amakuru menshi, ikipe ntabwo twari tuyiherutse, bari bamaze icyumweru cyose bari mu karuhuko. Abakinnyi bagarutse mu myitozo, inkuru nziza zigenda zivugwamo ngiye kugenda nkubwira uko bimeze. Uwitwa Prince Rudasingwa yagarutse mu myitozo ikomeye cyane, afite imbaraga, ameze neza kugeza ubu nyuma y'impanuka yagiriye mu mukino wa Musanze. Kugeza ubu ameze neza ndetse nawe yakoranye imyitozo n'abandi. Hari abakinnyi bagera kuri 3 cyangwa 4 muri Rayon Sport batakoze imyitozo, ndaza kukubwira uko bimeze, nihe mpamvu yatumye badakora imyitozo. Ese mu myitozo byari bimeze gute? Ni imyitozo ya mbere nyuma yuko bavuye mu karuhuko, twakurikiranye tureba uburyo bimeze, tureba uburyo bayipanze, dusanga ni ibintu byiza cyane. Ni imyitozo batakoze bakoze atari ya myitozo ikakaye cyane, yari imyitozo yo kongera guhura, kongera guhoberana abantu bavuye muri famiye zabo, kongera kwiyumvanamo mu kibuga hagati, amapase magufi gufiya, abazamu bongera kuba binanura, bagerageza kuba birampa ku mipira. Ni imyitozo itari igoranye cyane. Cyo kukubwira uko bimeze ku mugoroba nibwo twaje kumenya inkuru ikomeye cyane yaje kuba iganirirwa hano mu myitozo rwose irangiye, nibwo twaje kuba tumenya inkuru ikomeye cyane uko Skol ngo igiye kwinjira muri transfer z'ikipe ya Rayon Sport muri ino minsi mikeya isigaye. Rwose Skol ngo igomba kuba ibyinjiramo. Ni byinshi cyane byabereye mu myitozo ngiye kugenda nkubwira ngo ese bimeze bite. Ikintu cya mbere nkubwira, reka ngushimire kuba dukomeza kubana umunsi ku munsi, icyo ni icya mbere. Ikindi, niba warakoze subscribe ni byiza cyane, kandi niba utaranayikora nabyo ni by'agaciro kuba wayikora. Ntago bigoye cyane no gukozamo urutoki bikaba birarangiye. Iyo subscribe ikintu gufasha no kugira ngo mu gihe cyose ukeneye amakuru avuye mu ikipe ukunda cyangwa se mu makipe ukunda, ibyo ngibyo uhita ubibona cyane bitakugoye. Video cyangwa se inkuru ushaka kumva ihita iza hafi yawe, aho utiri ujya gushakisha kenshi uhita uyibona. Cyangwa se wanakora kuri like, ni igituma iyo like ifasha ko iyi nkuru yagera ku bandi bayikeneye, birumvikana cyane. Reka mpere mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa amakuru agenda avugwa muri kino gitondo nuko ikipe y'igihugu yamaze kugera Antananarivo. Ku mugoroba w'ejo yagezeyo, bakaba baraye muri hoteli nziza cyane muri uriya mujyi. Ni imikino bafite ku itariki 22 n'ejo bundi bakaba bazakina n'ikipe y'igihugu ya Botswana, hanyuma ku itariki 25 bakazaba bahura n'ikipe ya Madagascar. Ni imikino ibiri ya gicuti ikipe y'igihugu igiye kuba ikina. Murabyibuka ko ejo twababwiye ko bahagurutse n'abakinnyi bakeya cyane, abakinnyi bake rwose bahagurutse. Abandi bakinnyi barimo Bonere, barimo Sahabo, barimo Jihad Bizimana baje kuba bahurira muri Ethiopia, bamanukana berekeza Antananarivo mu gihugu cya Madagascar. Ni imikino ya gicuti. Impamvu mba nyivuze nuko amakipe yanyu afitemo abakinnyi bakomeye. Nk'ubu Rayon Sport ifitemo Muhire Keve ariyo, Tuyisenge Arsene ariyo, ni abakinnyi bagiye bakomeye rwose bariyo. Witwa Mitima Isaac ariyo, n'abakinnyi bajyanye n'ikipe y'igihugu. Nabo muba mukeneye kugenda mumenya amakuru yabo, uko bahagaze, uko bameze, uko gahunda zabo zimeze. Ku mugoroba w'ejo rero ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu nibwo ikiruhuko Uwayezu Jean Fidel yari yatanze cyarangiye. Abakinnyi bagombaga kugaruka mu myitozo, ndetse n'abatoza babo na staff technique, ubwo abaganga, abashinzwe kubongerera imbaraga, bose bakaba bagaruka mu myitozo, bakaba bagaruka mu kazi kabo nyuma yuko akaruko bari babahaye karangiye. Imyitozo ntabwo igeze igaragaramo uwitwa Bugingo Hakimu, uwitwa Kanamugire Roger,
n'uwitwa Nsabimana Aimable. Muti impamvu ni iyihe? Impamvu iroroshye cyane, abo bakinnyi batatu bahuriye ku kintu kimwe gusa, bahuriye ko bose bari bahamagawe mu ikipe y'igihugu. Hanyuma umutoza w'ikipe y'igihugu akaba atarabajyanye mu rugendo yagiyemo, birumvikana ntabwo abakinnyi bose yahamagaye yagombaga kuba abajyana. Ikipe ya Rayon Sport rero iyobowe n'umugabo ukomeye cyane witwa Uwayezu Jean Fidèle, baje kuba bafata bano bakinnyi batatu, nabo babaha akaruhuko k'iminsi 3. Bati mwari mwagiye mu ikipe y'igihugu, ati nimugende mubonane na famiye zanyu, muzisuhuze murebe uko bimeze, muruhukeho gatoya, namwe mwumve umwuka wo hanze y'ikibuga uko umeze. Bakaba rero bazagaruka mu myitozo ku munsi wo kuwa 4, nibwo bano bagabo batatu bazagaruka, Kanamugire Roger, Nsabimana Aimable ndetse na Bugingo Hakimu. Gusa mbonereho n'abafana benshi bagiye bagerageza kugenda babivugaho cyane cyane kuwitwa Nsabimana Aimable nk'umukinnyi mukuru, bati kuba ikipe y'igihugu ijya gukora escale cyangwa se ijya kugenda mu mikino ya gicuti ukaboneka ku rutonde rw'abasigaye, ati ni ibintu byo kwigaho cyane. Uri umukinnyi ukomeye ukinira ikipe ikomeye, uri umukinnyi ubanzamo mu ikipe nka Rayon Sport, ni ikipe ihatanira ibikombe icyo ari cyo cyose gicaracara hano mu Rwanda, ikipe ya Rayon Sport ibigihatanira. Bati nka Kanamugire Roger ni call-up ye ya mbere, Bugingo Hakimu ntago wamurenganya, ni umusore wavuye muri Gasogi mu myaka mito ishize, mu myaka mike ishize yisanga mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko nka Nsabimana Aimable wakiniye amakipe agiye atandukanye akomeye, turi umukinnyi mukuru muri defense, wagakwiye kuba uyoboye abandi. Ati ibi bintu bisaba kongeramo ingufu. Ubwo n'abafana bagendaga babivuga, ati Nsabimana Aimable nawe turagukeneye mu ikipe y'igihugu, ukeneye kongera ingufu ukajya ujya gutanga competition mu ikipe y'igihugu. Ati kuko biradufasha, bidufasha mu ikipe y'aba club ukinira ndetse no ku musaruro mbumbe w'ikipe y'igihugu, naho tuba tugukeneye. Ati naho kongeramo ingufu kuri Nsabimana Aimable. Ubwo ni message yagiye ahabwa n'abafana bagiye batandukanye ba Rayon Sport muri rusange. Aba bagabo batatu rero bafashe ikiruhuko mu myitozo. Mu myitozo yabaye kuri uyu mugoroba, yari imyitozo idakangaye cyane, yari imyitozo nabonaga bakora kuri baro gake gake, abinanura bagenda bakora pompage, bagorora umubiri neza gake gake. Hanyuma ku bazamu batatu bose bari bahari, Kadime Ndiaye yari ahari, Simon Tamare ndetse na Boneri bose bari bahari. Nabonaga uwitwa Lawrence Webo, umutozo ushinzwe gutunganya abanyezamu, ushinzwe rwose kugenda bongerera ubushobozi. Nabonaga agenda abafata neza, abakoresha kamucaka, ubundi tera baro mu mpande bagerageza kwirampaho bayigarura. Ni imyitozo yari iyoroheje. Hagati mu kibuga abakinnyi bagiye batandukanye ba Rayon Sport, nabonaga uwitwa Mvuyekure Manuel Manu, uwitwa Nsabimana, uwitwa Eric ndetse na Ndekwe Felix. Nabonaga rwose bameze neza cyane mu myitozo. Biteganywa ko kuri uno munsi nabwo ku itariki 19 ku munsi wo kwa 2 nabwo baraza kuba bakora imyitozo, ariko ikaza noneho kuba irimo ritime ikomeye cyane. Ni mu rwego rwo kudatakaza imbaraga, dore ko imikino ya shampiyona igomba kugaruka mu mpera za kuno kwezi rwose, igomba kuba ikagarukana ingufu, ndetse Rayon Sport yitegura kuba yakwinjira mu mikino ya kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Ni igikombe itegerejemo itike yo kuba ishobora kuzayibona igasohokera igihugu mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ni ahantu bahanze amaso cyane, niyo mpamvu bagarutse mu myitozo bihuta cyane kugira ngo bakomeze kugenda bitegura. Hanyuma ku mugoroba twaje kumenya amakuru ajyanye n'uruganda rwa Skol ngo igomba kwinjira mu kijyanye na transferi muri ino kipe ya Rayon Sport. Ese mwari muzi ko muri Skol harimo umuntu umwe ushinzwe Rayon Sport? Rayon Sport bayifata nkaho ni igikorwa gishinzwe kubamenyekanisha. No kuvuga ngo Rayon Sport itameze neza, mu yandi magambo na Skol ntago ibimeze neza, ntago icuruza. Niyo mpamvu Skol yashyizeho umuntu ushinzwe Rayon Sport yonyine gusa, nta kindi kintu ashinzwe kumenya umunsi ku munsi Rayon Sport yaramutse ite, imeze ite, ikeneye iki, irifuza iki. Ibyo byose ni ibintu uwo ashinzwe.
ku mugoroba w'ejo nibwo twamenye rero ko ikipe uruganda rwa Skol ngo rugiye kuba rwashora miliyoni nyinshi mu isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi muri no kipe ya Rayon Sport. Turaza kubishakira umwanya tubiganireho kubera ko hari miliyoni zirenga ngo 120 uruganda rwa Skol rugomba kuba rwasohora kugira ngo bagure abakinnyi benshi bagiye batandukanye, ndetse nabongererwa amasezerano. Turaza kugenda tugarukaho baza kuba bongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport, hanyuma nabaraza kuba bagenda binjiramo. Turaza kugenda tubigarukaho mu biganiro byacu bikurikira. Muze gukomeza kugenda mubana natwe. Reka mbe nsubikiye hano bifurize kugira ibihe byiza, muze gukomeza kubana natwe mu makuru agiye atandukanye tuza kuba tuganiraho. Bridge Sport. Bridge Sport.